tumenye Bibiliya. Iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Venano Makegi ukakigezwaho na Transworld Radio. Soma kandi wige Bibiliya usobanukirwe ijambo ry'Imana. Uraho neza shuti muvandimwe uteze amatwi ikiganiro tumenye Bibiliya. Amahoro y'Imana nabane nawe. Kaze muri iki kiganiro ugezwaho nanjye Parfait Ntamvutsa. Ubwo duherukana nakubwiye urugamba rwa mbere Abisirayeli barwanye rwabereye i Yeriko. Iyi Yeriko nakubwiye ko ishushanya isi, kandi isi ni umwanzi w'abizera. Kugira ngo turwanye isi mu buryo bw'umwuka nk'abizera, nuko tugomba kwizera Imana. Ikindi nakubwiye nuko Abisirayeli bamaze gutsinda Yeriko bateye kuri Ayi, ariko ku nshuro ya mbere baraneshwa, hanyuma inshuro ya kabiri bafata uyu mujyi wa Ayi. Nakubwiye ko Ayi ifite ishusho y'umubiri, kandi ko umubiri ari undi mwanzi wa kabiri w'abizera. Nakubwiye ko tudashobora kunesha umubiri cyangwa kamere yacu ya kera kubw'imbaraga, ahubwo tunesha umubiri cyangwa kamere ya kera iyo twisunze imbaraga z'Umwuka Wera. Icya gatatu duheruka kuganiraho nuko Abisirayeli binjiwemo n'Abagibeyoni biyorobetse. Bababeshya ko ari abantu baje baturutse mu gihugu cya kure bakeneye ubufasha. Ibi byatumye Abagibeyoni bagirana indahiro n'Abisirayeli. Abagibeyoni bafite ishusho y'umwanzi, ari we Satani. Uyu mwanzi nta handi dushobora gukura imbaraga zo kumunesha atari mu ijambo ry'Imana. Mu kiganiro cy'uyu munsi rero ngiye kukubwira uburyo Abisirayeli batsinze urugamba i Makeda, hanyuma mubwire nuko bafashe amajyaruguru y'igihugu Imana yari yarabasezeranyije. Reka dufate akaruhuko, ubundi ngaruke dutangirane ikiganiro nyirizina cy'uyu munsi. Imana ikomeze iguhe umugisha. Transworld Radio. Oh, Transworld Radio. Transworld Radio. Transworld Radio. Sambirana, 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 Usemerera. Sambirana, 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 Usemerera. Sambirana, 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 Usemerera. Imana ihabwe icyubahiro. Sambirana, 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 Usemerera. Imana ihabwe icyubahiro. Sambirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana, 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 usemerera. Sambirana, Sambirana, usemerera. Imana ihabwe icyubahiro. Sambirana, 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 usemerera. Imana ihabwe icyubahiro. Sambirana, 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 usemerera. Imana ihabwe icyubahiro. Imana
nk'uko nari maze kubivuga mu kanya gatambutse, reka dutangire turebera hamwe intsinzi y'Abisirayeli ku mujyi witwa Makeda. Turasoma mu gitabo cya Yosuwa igice cya 10, maze duhere ku murongo wa 15 tugere ku murongo wa 19. Haravuga ngo, Yosuwa aherako atabarukana n'Abisirayeli bose mu ngerero z'i Gilugali, bica abo bami 5 barahunga, bihisha mu buvumo bw'i Makeda. Babwira Yosuwa bati, twabonye abo bami 5 bihisha mu buvumo bw'i Makeda. Nuko Yosuwa aravuga ati, muhirike amabuye manini, muyashyire ku muryango w'ubuvumo, mushyireho n'abo kubarinda. Ati, ariko ntimuhatinde, mukurikire ababisha banyu, mubakubite, muhere kuba inyuma, ntimubakundire kwinjira mu midugudu yabo, kuko Uwiteka Imana yanyu ibabagabije. Ndagira ngo wibuke neza ko aba bami n'abantu babo bari barahawe imyaka 420 yo kuba bahindukirira Imana. Ikindi nanone, Imana yari yarabivuze ku mugaragaro ko ihaye Abisirayeli igihugu cya Kanani, ariko kandi ko ishobora no gukiza uwo ari we wese wayizera atari uwo mu Bisirayeli. Abisirayeli bagombaga kuba hanze y'iki gihugu cya Kanani mu gihe kingana n'imyaka 420, bakazagaruka ari uko gukiranirwa kw'Abamori kuzuye. Icyo gihe rero cyari kigeze. Imana yazanye Abisirayeli ibambukije inyanja itukura. Ntiyabikoze kugira ngo ibagarure mu gihugu cyabo gusa, ahubwo yanabikoreye kugira ngo yerekane gucungura kwayo binyuze mu mbaraga zayo nyinshi. Nk'uko mu ijoro rya nyuma muri Egiputa, marayika w'urupfu yanyuze ku mazu asizwe amaraso ku nkomanizo z'imiryango, akarokora abari muri ayo mazu. Ibi ntibyabayeho kugira ngo Imana yemeze Abanyegiputa ko hariho Imana nzima kandi y'ukuri hirya y'ibigirwamana Abanyegiputa basengaga, ahubwo Imana yanabikoze kugira ngo yemeze abantu bo muri Kanani ko ari Imana isumba cyane ibigirwamana byabo. Wibuke ko maraya Rahabu yavuze ngo, kuko twumvise uburyo Uwiteka yakamije inyanja itukura. Aya magambo yanditse muri Yosuwa igice cya 2 ku murongo wa 10. Aya magambo yerekana ko Rahabu yizeye Imana. Ni ukuvuga rero ko niba uyu mugore yarizeye Imana aba muri Kanani, n'undi wese wo muri iki gihugu yari kwizera Imana. Nyamara aba bantu babuze ubugingo bwabo kuko batigeze bizera Imana. Banze ubuntu bw'Imana, hanyuma Imana ibaciraho iteka. Nshuti yanjye, ubutumwa ntabwo bwahindutse. Imana ikunda isi. Imana iragukunda kandi yatanze umwana wayo. Numwizera ntuzarimbuka. Mbese nutizera uzarimbuka? Yego rwose. Kandi ibyo ni nabyo byabaye kuri aba bantu bari batuye i Kanani. Ntibigeze bizera Imana. Birashoboka ko muri kano kanya nawe ushobora kumva aya magambo atari kukuryohera, ariko niko kuri kandi niko byanditswe no mu ijambo ry'Imana. Muri Yosuwa igice cya 10 guhera ku murongo wa 24 kugera ku murongo wa 25 haravuga ngo, bamaze gukuramo abo bami babashyira Yosuwa. Yosuwa ahamagaza abagabo b'Abisirayeli bose, abwira abatware b'ingabo bajyanye nawe ati, nimuze munyegere mukandagire ku majosi y'aba bami. Barabegera babakandagira ku majosi. Yosuwa arababwira ati, ntimutinye kandi ntimukuke umutima, mube intwari, kuko Uwiteka azagera atya ababisha banyu bose muzarwana. Ibi bintu biratangaje cyane pe. Aba ni ba bami Abisirayeli batinyaga. Nyuma y'imyaka 40 abatasi bari baravuze ngo, ntidushobora kwinjira mu gihugu cy'isezerano kuko tutabasha gufata iki gihugu. Nuko Yosuwa ahamagara abasirikare be bakuru ngo baze gukandagira amajosi y'aba bami kugira ngo imitima yabo ishire ubwoba, ntibazongere gutinya aba bantu, kuko Abisirayeli batinyaga abantu bo muri Kanani. Hariho inkuru idasanzwe yigeze kuvugwa mu ntambara ya mbere y'isi. Yavugaga umugabo w'intwari wafashe imbohe nyinshi z'Abadage kurusha abandi bantu bose. Uyu mugabo yaje kwamamara cyane i Nashville muri Tennessee yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma umuntu umwe aza kubaza iyi ntwari ngo, wumvise umeze gute igihe wafungaga abasirikare b'Abadage benshi bangana gutya? Ya ntwari iramusubiza ngo, numvaga mfite ubwoba bw'urupfu. Uko niko n'Abisirayeli biyumvaga muri icyo gihe. Hanyuma Imana ishaka kubatera intege, nuko Yosuwa aca ibihanga by'aba bami maze abimanika ku biti 5. Muri Yosuwa igice cya 10 ku murongo wa 27 haravuga ngo, izuba rirenze Yosuwa ategeka ko babamanura ku biti, abajugunya muri bwa buvumo
bari bihishemo. Ku muryango wabwo bahasibisha amabuye manini, birinda bigeza na bugingo n'ubu bahindura imidugudu yabo. Abisirayeli iyo bashaka bari kurekera aba bami mu buvumo, akaba ariho babicira. Bari babyemerewe kubaca ibihanga, kandi koko barabikoze. Ntabwo bari kubareka ngo babeho, kandi nta na gereza bari bafite zo kubafungiramo. Mbese utekereza ko turi mu bihe biteye imbere cyane? Ese utekereza iki ku byerekeranye n'ukuntu ibihugu byacu biriho byica amategeko muri iki gihe? Ntekereza ko abantu b'iki gihe tudakwiye na gato gucira urubanza Abisirayeli. Ntabwo twavuga ko Abisirayeli batubahirizaga amategeko, ahubwo bageragezaga kuyakurikiza. Iyo bareka aba bami bakagenda, bari gushobora kongera gutera Yosuwa, kandi ibi byari gutuma ibihumbi by'abantu bipfa. Nyuma yo kumanika aba bami, Yosuwa yategetse ko babamanura bakabavana ku biti. Ntabwo bagombaga kumara ijoro ryose bamanitse. Kubera iki? Kuko mu gutegeka kwa kabiri igice cya 21 ku murongo wa 23 havuga ngo, intumbi ye ntizarare kuri icyo giti, ahubwo ntuzareke kumuhamba uwo munsi, kuko umanitswe ku giti ari ikivume ku Mana. Nuko umuhambire kugira ngo utanduza igihugu Uwiteka Imana yawe iguhaho gakondo. Mu Isezerano Rishya, mu rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya igice cya 3 ku murongo wa 13 haravuga ngo, Kristo yaducunguriye kugira ngo dukizwe umuvumo w'amategeko, ahindutse ikivume ku bwacu, kuko byanditswe ngo, havumwe umuntu wese umanitswe ku giti. Kristo yarabambwe, ariko baza kumumanura ku musaraba, kuko byari byaranditswe ngo, havumwe umanitswe ku giti. Yemeye kuba ikivume ku bwanjye nawe. Muri Yosuwa igice cya 10 guhera ku murongo wa 41 kugera ku murongo wa 43 haravuga ngo, Yosuwa arabica uhereye i Kadeshi Baruneya ukageza n'i Gaza, n'igihugu cyose cy'i Gosheni kugeza n'i Gibeyoni. Nuko abo bami bose n'ibihugu byabo Yosuwa abaneshereza icyarimwe, kuko Uwiteka Imana y'Abisirayeli yabarwaniye. Nuko Yosuwa atabarukana n'Abisirayeli bose, basubira mu ngerero z'i Gilugali. Ni ingenzi cyane kubona ko Imana ariyo yahaye Abisirayeli intsinzi, kandi ibaha no gufata igihugu. Uyu munsi intsinzi yacu ni Kristo. Ubuzima burimo intsinzi bubonekera muri we, kuko aza agatura muri twebwe. Akaba ariyo mpamvu twahawe imigisha yose yo mu buryo bw'umwuka, ariyo yaduteguriye kuva kera hose. Transworld Radio. Oh, Transworld Radio. Transworld Radio. Transworld Radio. Sambirana, 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 Sambirana. Sambirana, 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 usemerera, Imana ihabwa icyubahiro. Sambirana, 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 usemerera, Imana ihabwa icyubahiro. Sambirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo.
sambirana usemerera sambirana 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 usemerera imana yacu icyubahiro sambirana 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 usemerera imana yacu icyubahiro sambirana 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 usemerera imana yacu icyubahiro tugiye kwinjira mu gice cya 11 n'igice cya 12 cyo mu gitabo cya Yosuwa. Muri ibi bice byombi tubonamo intambara Abisirayeli barwanye mu majyaruguru y'igihugu cya Kanani, bakatubwira kandi n'urutonde rw'abami batsinzwe n'Abisirayeli. Igice cya 11 kivuga ibyerekeranye n'intambara Abisirayeli barwanye bashaka gufata amajyaruguru y'igihugu cya Kanani. Kikavuga kandi n'uburyo ubuyobozi bwa Yosuwa bwarangiriye mu ntambara. Turasoma muri Yosuwa igice cya 11 duhere ku murongo wa mbere tugere ku murongo wa 6. Haravuga ngo, Yabini umwami w'Hasori abyumvise atumira Yobabu umwami w'i Madoni n'umwami w'i Shimuroni n'umwami wo kuri Akishafu n'abami b'ikasikazi mu gihugu cy'imisozi miremire n'abo muri Araba ikusi h'ikinereti n'abo mu kibaya no mu misozi y'Idori iburengerazuba, maze atumira abanyakanani b'iburasirazuba n'ab'iburengerazuba n'Abamori n'Abaheti n'Abaferizi n'Abayebusi bo mu gihugu cy'imisozi miremire n'Abahivi bo munsi y'Herumoni mu gihugu cy'Imisipa. Nuko batabarana n'ingabo zabo zose zari nyinshi zingana n'umusenyi wo mu kibaya cy'inyanja n'amafarashi n'amagare menshi cyane. Abo bami bose baraterana baraza bagandika hamwe ku mazi y'Imeromu ngo barwanye Abisirayeli. Uwiteka abwira Yosuwa ati, ntubatinye, kuko ejo nk'iki gihe nzabatanga bose bicirwa imbere y'Abisirayeli. Amafarashi yabo muzayateme ibitsi n'amagare yabo muzayatwike. Yabini umwami w'Hasori yo mu majyaruguru asa n'aho ari we wakoranyije aba bami bose. Yatumiye abantu bose bo muri icyo gice cy'amajyaruguru ya Kanani ngo bahagurukire kurwanya Yosuwa, kuko yari amaze gutsinda mu majyepfo. Birumvikana rero ko amajyaruguru ariyo yari guhita akurikiraho, kandi iyo aza kwinjira mu majyaruguru yari guhita atera icyo gice cyose. Kandi rwose uko niko Yosuwa yahise abigenza. Nk'uko twamaze kubibona, amayeri y'intambara ya Yosuwa kwari ugucamo ibice bibiri igihugu cya Kanani. Muri iki gihe Yosuwa yari mu majyepfo, kandi urumva ko abami bari basigaye mu majyaruguru batari bagifite aho bakura ubufasha, kuko hagati no mu majyepfo y'igihugu hose hari hamaze gufatwa na Yosuwa. Noneho rero abami bose bo mu majyaruguru bishyira hamwe. Mu gitabo cya Yosuwa igice cya 11 ku murongo wa 7 haravuga ngo, Yosuwa azana n'ingabo zose zibaterera ku mazi y'Imerumu, zibaterera ku mazi y'Imerumu zibaguye gitumo. Amayeri ya Yosuwa nyuma yo kugabanyamo igihugu kabiri yari guhita atera umwanzi noneho mu buryo bwa nyabwo kandi yihuse. Uzabona ko Alexandre Mukuru n'umwami witwa Napoleon Bonaparte bakoresheje aya mayeri mu ntambara bagiye barwana. Muri Yosuwa igice cya 11 guhera ku murongo wa 18 kugera ku murongo wa 19 haravuga ngo, Yosuwa arwana n'abo bami bose igihe kirekire. Nta mudugudu wigeze gusezerana amahoro n'Abisirayeli keretse Abahivi batuye i Gibeyoni. Iyindi midugudu yose bayitsinze barwanya. Uru rugamba rwabaye igihe kirekire. Noneho mu gice cya 12 cyo mu gitabo cya Yosuwa
batubwiramo amazina y'abami batsinzwe n'Abisirayeli. Mu by'ukuri igice nk'iki ngiki ntabwo kijya kinshimisha, ariko ikintu kintangaza cyane ni uburyo Imana nyiri iyi sanzure itanga amakuru arambuye kuri iyi ngingo. Dushobora gutekereza ko Imana yari kutubwira ibintu bihambaye, ariko Imana yatubwiye ibintu by'ingenzi byerekeranye n'aho jye nawe tuba. Hano hariho isomo ritureba. Wowe nanjye rimwe na rimwe tujya dushidikanya, tukumva tutabwira Imana ibintu bito mu isengesho ryacu. Usanga dutekereza ngo ntabwo nzabwira Imana ibintu nk'ibi ngibi. Nshuti yanjye, ndagusaba ngo guhera uyu munsi utangire ubwire Imana byose utabyibagiwe, na bya bindi ubona ko ari bito ubiganiriza Imana, kuko Imana ishaka ko kumva ubivuga. Umuprofeseri umwe w'umuribero cyangwa se bamwe batemera byose muri Bibiliya yigeze kubwira umukozi w'Imana ngo Bibiliya uyemera uko yanditse. Wa mukozi w'Imana aramusubiza ngo yego. Hanyuma uyu mukozi w'Imana abwira wa muprofeseri ngo ntabwo wemera ko Imana ifite ibitabo hariya mu ijuru ibyizabumbura igasoma. Uyu mukozi w'Imana avuga ko igihe yamaraga kuvuga gutya ngo aya magambo yakomerekeje cyane uyu muprofeseri. Nshuti yanjye, Imana yandika buri murimo wose dukora. Iki ni igice kivuga kuri aba bami bo muri Kanani. Ntacyo nzi kuri aba bami, ariko Imana yo irakizi, kandi ibyo bakoze hari aho yabyanditse. Imana ifite ibitabo bibiri. Igitabo kimwe ni igitabo cy'imirimo, ikindi gitabo ni igitabo cy'umwana w'intama cyitwa icy'ubugingo. Nshuti yanjye, izina ryawe ryanditse mu gitabo kimwe muri ibyo. Iyo wizeye Yesu Kristo nk'umukiza wawe, wandikwa muri icyo gitabo. Ntabwo izina ryawe rizigera ryandikwa mu gitabo cy'ubugingo bitewe n'imbaraga zawe. Kandi niba izina ryawe ryanditswe muri iki gitabo, ufite ubugingo buhoraho muri Kristo. Sambirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza. Sambirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana, 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 usemerera. Sambirana, 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 usemerera. Imana yawe icyubahiro. Sambirana, 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 usemerera. Sambirana, 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 usemerera. Imana yawe icyubahiro. Imana yawe icyubahiro. Imana rurema. Imana yawe icyubahiro. Imana y'agakiza. Imana yawe icyubahiro. Imana yawe icyubahiro. Hirya y'igitabo cy'ubugingo nari maze kukubwira, hariho n'igitabo cy'imirimo. Muri iki gitabo handitsemo ibikorwa byose wakoze. Bizababaza abantu benshi kandi bizabatangaza nibasanga imirimo yose bakoze yarateshejwe agaciro imbere y'Imana. Mu gihe cya vuba hari umwene data umwe wari umaze gusezera ku kazi k'ubupasiteri, wandikiye undi mugenzi we ibaruwa y'amapaji agera kuri 12. Uyu mugenzi we yasomye iyo baruwa ariko akumva ntacyo yumvamo mu by'ukuri, kuko iyo baruwa yavugaga ahantu, abantu n'itorero atazi na gato. Ariko Imana yo izi uwo mupasiteri neza,
kandi ubuzima bwe bwose irabuzi nabwo. Ibintu byose Imana ifite aho yabyanditse, kandi bishishikaje Imana kwandika buri kimwe cyose dukora. Ni iby'igiciro cyane kumenya ko buri gikorwa cyose cy'abana b'Imana, nubwo cyaba ari umurimo muto, Imana icyandika, kandi igaha agaciro buri murimo wose dukoze mu gihe tukiri hano mu isi. Nshuti yanjye, mbere y'uko dusoza, Imana yaduhaye impano zitandukanye kuri twebwe bamaze kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, kandi yadushyizemo ubushobozi butandukanye. Ibyo byose ni ubutunzi Imana yaguhaye kugira ngo ubukoreshe neza mu guteza imbere umurimo wayo no gukora ibyayihesha icyubahiro. Nubiryamana, ntubikoreshe, umenye ko nta murimo wawe n'umwe uzandikwa muri cya gitabo cy'imirimo nakubwiye. Byaba byiza, kandi ni nabyo nkwifuriza, ko wakwizera Yesu Kristo ukandikwa mu gitabo cy'ubugingo, kandi nyuma yo kwizera Yesu Kristo ugashaka itorero ubarizwamo, aho ushobora gusesa impano zawe, ugakoresha bwa bwenge na za mbaraga Imana yaguhaye, ugakorera umurimo w'Imana utitangiye itama, kugira ngo wandikishe no mu gitabo cy'imirimo. Kuko inshuti yanjye, nk'uko na Bibiliya ibyerekana, ubwo tuzaba tugiye mu ijuru, imirimo twakoze muri iyi si izaduherekeza, kandi buri wese azahabwa ikamba rijyanye n'imirimo yakoze akiri muri iyi si. Ndakwifuriza rero gusesa impano zawe, kandi ndakwifuriza no gutanga imbaraga n'ubwenge bwawe kubw'ineza y'umurimo w'Imana. Ariko ikiruta byose ni ukubanza kwizera umwana w'Imana Yesu Kristo, agahinduka umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, hanyuma ukabona kumukorera muri ubwo buryo bwo gusesa impano zawe. Reka dusenge. Uwiteka Mana, ndagushimiye kubw'iri jambo uduhishuriye muri kano kanya. Uhe buri wese kumenya ko ibyo akora akiri muri iyi si hari aho byandikwa, bitume agira ishyaka n'umwete byo kurushirizaho gukora ibyagushimisha. Kubwe ntacyo yageraho, niyo mpamvu ngusabye ngo umwuka wawe wera abimushoboze. Kubwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ndagushimiye cyane nshuti wabanye nanjye mu kiganiro cy'uyu munsi. Reka tuzongere tuganire ubutaha, ubwo nzagaruka twigira hamwe igice cya 13 cyo mu gitabo cya Yosuwa. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no kubana n'umwuka wera bibane nawe. Icyo cyari ikiganiro tumenye Bibiliya. Niba wifuza kugira icyo ubaza, kudutera inkunga cyangwa ushaka kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufi kuri telefone igendanwa. Inomero ni 07 81 27 90 18. Ushobora kandi kutwandikira kuri page yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya, cyangwa kuri email yitwa umucyo@yahoo.fr. Imana iguhe umugisha.